reka mbanze ubwire reka mbigarure ukuntu uri mubi okay sawa iyo umubwira ngo urabona se yari yambaye reba neza ikuru ugize ute none se sinamuvuje yarakize se akoze cyane ngomba kuberaho ko wavuze ngo uri umubyeyi wacu uzajya dufasha muri buri kimwe utumara iki yishizemo iyi video uyibonye se mwaravuga nyuma iyi video kimana kuyibona sindavugana nawe kuva ino video nyibona ubashize kimwe mutavugana kirashize cyane aturuvuga imbere y'abantu kuri ikiremba kumwicaza ukamubwira ati ibi ngibi si byo kuzana abakobwa hano simbyemera n'iwanjye yabirenga akabazana icyo ngicyo ni bya bindi byo kugira gute uburatangiye si wowe bimbwiye se nari ndabikubwiye nyine naramuvuje arakira wisha kujya muri detail yarakize ubu ni muzima nta yarakize ni muzima uburemba bwo bwararangiye babikoze se mwibanga bakabigumana byonyine ubwabo ntibihagije mwemereza no kubikora nta kintu mbamariye mu gihe udashoboye none se wavuze atereke yaciye nta n'ikintu waba umariye none se ngube nese ngufashe kintu mugufasha mu buryo muka byara ugomba kumuyobora ukamugira inama wowe ukora iki azajya musanga iyari kubera icyo wataza akamba bwa buraya bwawe Eric urabizi neza ko dukundana Eric ibintu byose twacanye murabizi ntushobora no kumwicaza kwambwira turabizi GATESI arafuha jya uko witwara gate ngwaza kozwa amatwi uransubiza Eric afite imyaka ingahe Eric ndavuje arakiza amaze gukira asigaye yirwa yirukangana n'abakobwa akaza gukorera imico mibaha ngahi wawe ese ubundi ngombwa mwabana ubundi akaba umuntu muzima ntibishoboka amahoro y'Imana akomeza abane namwe nshuti bavandimwe nizere ko Nyagasani akibatije ubugingo aho muherereye hose mu mpande zose z'isi muri rusange diaspora nyarwanda aho muherereye nababwira ngo mukomeze mugubwe neza mukomeze mugire ibihe byiza turabakunda cyane by'umwihariko abarundi hejuru cyane abanyarwanda mwese aho mutuye kandi mukunda by'umwihariko ibyo tubagezaho filime gashugi ndetse na filime nyinshi zitandukanye tuna tubagezaho yaba ari icumbi n'izindi zitandukanye n'ibiganiro byacu ababikunda nababwira ngo Nyagasani akomeze aduhane umucyo tumaze igihe kirekire gisaga ukwezi n'iminsi tutabereka filime by'umwihariko YouTube channel yangira ngo twabibabwiye yuko bari barayifunze ariko yarongera afungurwa ubu tugeze kuri gashugi season ya 8 episode ya 3 nakubwira ngo wayireba hose ukayikurikirana kuri Shafi Films mbere acara kuri Karabash TV kubera ko nyine tari cano mwari mumenyereye tuyikuraho ubiguca kuri Shafi Films muri rusange nk'ibisanzwe ni filime imeze neza ni filime ikoze neza ni filime nababwira ko noneho itandukanye n'izo episode mwajyaga mubona irasa neza amajwi ni sawa abakinyi sawa ibintu byose ni sawa navuga ngo episode nkongera nkavuga ngo filime igeze aharyoshye cyane nimba utarayireba komeza uyirebe ko waracika ngo ni filime nziza cyane twarashinze tugeza kuri episode zigera muri 17 zose ubu zirashutinze mu gihe bari baradufungiye ko dufite ikize ko zongera kudufungurira episode zose zirahari ku bwinshi izageraho kuwa mbere no kuwa kane buri wa mbere na buri wa kane nyuma ya saa sita muzajya muri buri wa mbere na buri wa kane by'umwihariko twumvikane ko ejo muzareba filime gashugi ihindutse ntabwo nari kigomba guhinduka kubera ko ziraprodinze igisigaye no kugira ngo tuzirekure twari tumaze iminsi nyine tutabana ariko ngize ikibazo gikomeye suwe nima nava n'umuvandimwe antu ibibazo nanjye ubwanjye ntanazi ntago mbisi burya kenshi ibintu bibaye gutyo ndavuga mbwira umuntu anituza nikorera akazi kugira ngo ibiho byose mwese mujye mubanza munabibone munabitekerezeho munabirebe kubera yuko by'umwihariko nitwe dukorera nta bandi nayo maze iminsi numva niturije nta karindi nkeneye ariko katisagize gutya anyatsaho murantizaho akarundi namvuze ngo akarundi nako akarindi sosori mumbabarire anejejeho akarindi nanjye mpamwe kuvuga gutyo mvuga nanjye ntavuga neza burya birabaje kumva umuntu aza kubwira ibintu nawe gawe utanazi so ngayo nguko tamucyahise ubusura n'umfite umugo wo kukinya akosha fireka ngo basakabazo gato kongeye ko ibintu byose twarabyanzuye yuko ugiye kumereza amahoro ukamereza amahoro ngiye na Eric nkamenya ibyanjye nawe ukamenya ibye kujya ukomeza kunzengereza kuzengeresha gute ubundi se Eric ari uramumbaza se nawe niwe nakamubajira ahubwo Eric ari njye uramumbaza ntubana nawe se inde se inde
nyeneye kumenya ngo Erika nani nkeneye kumenya ngo Erika ari ahubwo niwe nagombye kumubaza ejo ntiyarari ariko none ibi ni ibibazo umunsi w'ejo ntabwo ugeze arahanga yambwiye ngo araza gutagwa ibintu yagiyemo ndavuga no nta kibazo ndingiga wenda ko mushobora kuba muri kumwe uramumbaza ngo bigende bite ngo turi kumwe wamuhamagaye se ibyo ntibishoboka nkeneye kumenya aho Erika ari akasakumbiro nese ikibazo ufite ni iki nimba mwashwa cyangwa nimufite ikibazo ngiye birandeba wamubashe nanjye ntabwo nzahana ari wamubashe se wo nta nimero y'ufite nimuvugana ushaka hose hano nawe utazi cyo nyeneye kumenya nuko menya ngo Erika ari wamurebye harawejejwe ahangaha mbere wahereye gendo icyumba cyane wamuhamagara kuri phone yawe wese wamuhamagaye ko wowe nje nta mayinite mfite iki ndayakugurira telefone yanjye nticometse se wamu udashaka kumuhamagara wese ugiye udashaka kumuhamagara nyine uko udashaka kumuhamagara wamurebye uko nakeneye yuko amenya yuko ndi hano indese Erika mbese mutagiye ikibazo wowe nyeneye nyine ndamuhamagara manje kumbira mutiye ikibazo nikiye kibazo ufitanye na Erika nicyo ndi kukubaza nsubiza ikibazo ufitanye na Erika Shafi mbabarira kwanza nyeneye kumenya ahantu Erika ari shaka hose no mu gikoni ujye muri tore tugemo egera yava mu nzira Shafi wajimba mu ese mutwaye iki gutwaye iki musajije hehe nese Erika ari he ahubwo se wowe wansubije ahubwo ari hehe Erika ndamugendana Erika ni umugabo wanjye Erika ndamugenda muheburyo Erika ntabura n'umuntu w'umutipe ni umusore yambwiye ngo nimugora ntabwo ari buze gutaha nese byagenze gute ndamaho atari umuntu ngiye kureba niko yambwiye ariko nkumva bari baravuga ahantu mu kabari ari kunywa amayigwa no masangira ntabwo mperuka kuvugana n'icyo gihe ndavuga ni bo atari ubwa mbere nagiye ntagaruke nimba yagiye niba cyangwa se ndakajya n'ibibazo guhamagara kanimba ariwe ntangariwe okay sawa ndavuga nimba yagize n'ikibazo ntabwo mbizi urabyumva na sorry aho buri munsi kunda kumbwira ngo aragiye ndavuga niwe ndashaka ko yagiye ni wabo ntabwo mbizi ngiye byo ngibyo nabizira ndabizira gute ko imikino yanyu muri musi ahubwo imikino yanyu muri musi y'inyizi none se akabazo kamatsiko ntabwo mwavuganye se wowe ntango nigeze mvugana nawe kubera ise mutavuganye je na hano atabizi kuki se mutavuganye kuki nyine mutavuganye kubera iki mutavuganye nagombaga kuzangaha mutunguye atabizi none se mutunguye kucyumva ko atabari ku kazi kucyumva ko atabari ku kazi kucyumva ko atabari ku kazi kubwo impamvu zahise zimutungura gute kabiri kangahe se umuntu usanzwe mutungura nese ni kiye kibazo gika tansi kabiri kangahe kabiri kangahe usanzwe mutungura wabonye video maze iminsi icicikana hano hanze video yiheze ubwo se ushatse kwigira ikigo ry'iko utayizi video nyine yihe reka nze nyereke video yiheze iyi video se ntayuze n'amabox hejuru mu kirere yisanze n'abakobwa ubwo tuvuga ko iyo video utayizi Esa ibirenze si yari hano mu rugo se nta birenze biheze turebe nta birenze Shafi Nikugundi yambaye iki urabona se yari yambaye reba neza ikuru urabizi ibintu byose uko byagenze Eric ndamuvuje ndavuje arakiza amaze gukira asigaye yirwa yirukangana n'abakobwa akaza gukorera imico mibaha ngahi iwabo ese ubundi wombwo mwabana ubundi akaba umuntu muzima ntibishoboka icyo cyo nikibaho ntibishoboka ubu buraya bwose no bumushyiramo Shafi erega ndakuzi none akanagereka akifata video hanyuma se nkubaza akabazo kamatsiko reka nkubaza akabazo kamatsiko iyi video ni ndawifasha ibyo simbizi wabona ne wanayibafasha none se ushyiramo iyi video ninde ufite telefone reba iyo video ninde ufite telefone ariko reba ukuntu agaramye Shafi urimo urabibona ngo hari ibirenze se ngo nta birenze oya yitangize ubanze uyirebe neza Urabona ko numukobwa wari ufite ku video umukobwa wari gufata video kabose umukobwa ari gufata video se
Nese none umutima mubi barimo. Bari mu byishimo. Umutima mubi wava hehe? Ntibari bishimye se? Izogira ngo babare. Nese giye bindabizi. Bisa ko bitari bisanzwe aho yabaga. None se genda bizi wamubajije se. Genda bizi mu byukuri. Urabizi ni gute so abana n'umuntu agasurwa nubimenye ngo ntabyuze. Hanyuma Eric nimba ari ahangaha abashyitsi benshi kubamenya. Ntaza nabashaka. Simubana. Ntimubana nugomba kumwicaza ukamubwira ati ibi ni. Nkamutegeka se. Nukumutegeka se cyangwa kumugira inama. Kumugira inama se iki? Kumugira inama umugeze genda umubyeyi we. Ndi mama we ndise. Ariko none nese Eric n'umwana n'uruhinja. None se wifata. None se video wikuye. Aho yavuye ni hakureba. Cyangwa se ukubonye ko nta kibazo. Hanyuma ukimara kubona video kutamuhamagaye mbwe ngo ibi ni ibiki nsobanurira. Muhamagara. Nese ngira birande bibi. Kutamuhamagaye nyine mu byukuri. Nagombaga kuza no mutunguye. Hanyuma uramubonye. Ndebe ko n'uyu mukobwa kiri hano. Nese uramubonye. Nabwirwa n'icyari cyangwa kutamwishe. Ntugeza ukabanza kuntunganyiriza imbere y'umuryango. Ntinjirira ahangaha nkakureka. None se Eric ngende ari ngiye ushaka kumenya ngiye kandi sobanure mu byukuri mbwizo kuri. Ni ikibazo mufite ni ikibazo mufite nyine iki video. Ni ikiyo video. Nta kindi. Nta n'ikindi. Ni iki video nta kindi. Yaranse byakirirwa yifotora yifata ubusa hejuru n'umukobwa nasoni bakanabipostinga. Ako nta paru. Babikoze se mwibanga bakabigumana byonyine ubwabo ntibihagije. Mwemereza no kubikora. Arabikora sa ruhu. Ibyo tubyihore. Ngari uwuhe? Ari uwuhe nyine. Ari uwese ari indwara gifite. Hari indwara gifite ku buryo uvuga ngo ari uwuhe? Ntabyo nzi. Ngo ntabyuze. Ako umuntu afata video induru zikavuga. Barimo barishima bari mu byabo. Eric ntiyambaye ubusa, yambaye umupira. Umukobwa nawe bicaye mu ntibari mu buriri. Ntabwo rukarubana n'ibintu bisa. Ntabwo usambaye se box bwarambaye. Indeze. Ese mu box ntari mu rugo. Aho kukigomba kubanza kumenya uriya mukobwa wapfana iki. Ntacyo bapfana kuko muri famille yabo yangiritse uriya ntawe nzimo. Ushaka gusanga ari shari bisanzwe. Ibintu utangiye kuzana ngo bapfana iki? Cyangwa ngo utangiye no kumudefanta ngo bapfana iki? None se nyuma yo kubona video ugeze umuvugisha. Gatatu tuvugishwe ntukajya umwana ngufuye mu bintu by'ubugoryi. Ntukajya uva mu bintu by'ubugoryi rwose. Jya bihana agaciro. Iya nase uri no yipostinze Eric. Ndakubaza video na Eric wayipostinze ni umukobwa wayipostinze ni ndo wayipostinze. Ibyo si nyine no kubimenya. Hanyuma nyine video nyine wayikuye. Kugira ngo natwe nimba ntacyo bishishe bakayipostinga njya kuri sati cyangwa ngajya kuri Instagram cyangwa ikirana mu groupe cyangwa si. Nayikuye muri groupe. Si ibyo ngibyo ukeneye kumenya nayikuye muri groupe. Groupe yandese. Groupe yandese. Eric arimo se. Niba zikino video iri hanze niba atanabizi ibyo simbizi. Nyine. Gusa icyo nyene we mumamagarire kwanza. Mamagarire Eric. Akubirisisha. Ashafi ushigikira amafuti. Nese ari mafuti. Nese gati. Nyine mbwira. Shafi ushigikira amafuti ushigikira amafuti. Nese mafuti. Nese ari mafuti. Nese ibintu yakoze warabona bikwiye. Ndihirinze Eric ndavujura bizi. Ugize ute? None se sinamuvuje. Yarakize se? Yarakize nyine. Yarakize? Yarakize. Wamuvurije? Aho namuvurije ibyo nibikureba. Yarakize? Eric nkubwiye ko namuvuje agakira. Wabwiye niki ko yakize? Ibyo ntango bikureba. Wemenye ko namuvuje agakira. Hanyuma kubera ko umva ko yamuvuje agakira bonye post ndira putura bwa yaciye inyuma. Wamuvuje ibyo ariko se shafe wambaye ukayakunyinjirira ko nkubwiye ko namuvuje dore kandi nibyo ngibyo nanga ubu ratangiye. Si wobimbwiye se narindi. Ndabikubwiye nyine naramuvuje arakira wisha kujya muri detail. Yarakize ubu ni muzima nta. Yarakize ni muzima. Uburemba bwararangiye. Nkubwiye ko yakize. Byose nta kibazo na kimwe Eric. Okay, mahoro neza no kugira umutima utunganye nyine kugira ngo umve ko umutima wameze neza. Kuko wonyira video nyine ukavuga ati byose bako anywa imiti barashaka kuba yakize nyine bagasaba. Ubwo yaragira nkuremo amakuru yose gusa nabibonye. Nkubwiye yuko Eric namwivurije agakira. Umuvurije nyine kugira ngo byibuze nabandi bumva hano baramuvuje n'ufite ikibazo n'icyo ngicyo byibuze nayo bazaje kumufasha. Ibindi niba ushaka kumenya namuvurije tuzicara tubiganireho. Uyu si umwanya wabyo sibyo. Wa mugani. Njye icyo nyeneye ariko wambabare nkabo Eric ngiye tukabanza tukanavuga. Mubwe sisa iki gihe turimo nicyo kuguhereza amakuru. Iki cyo turimo se nicyo kumereza. Nicyo kunsobanura ahantu Eric ari.
nkahamenya nkamubaza ibintu asigaye yirirwamo niba ari byo ngombwa abona yuko bigomba kubaho. ariko gatega nkubaza akabazo k'amatsiko umfata ute ngiye kugeza isaha ubu ngubu waranancanze. naragucanze warancanze shafu warancanze rimwe kabiri gatatu warancanze. gucangane nyine ngucangane sinzi ibintu ufite kubera ko Erika postinze video nimajugunye muri group kayibona ndi mubi. uri mubi cyane gute nyine ngize byose se nibikorerwa iwawe hese ni gute ushaka kububana n'umuntu ruta urusha ubwenge ukaba utamugira inama. Erika urabizi neza ko dukundana. Erika ibintu byose twacanye murabizi ntushobora no kumwicaza kwambwira turabizi Gatesi arafuha jya ugira uko witwara. Gate nkubaza akabazo k'amatsiko nansubiza. Erika afite imyaka ingahe? iyo ariyo yose ni mukuru nta kuruta aranduta. urakoze cyane. Umurusha ubwenge cyangwa nta bwenge umurusha? kuba mbumurusha simbizi ubwo afite simbuzi ariko ubwanyenye ndamuzi. warabukurusha se? nabyo nzi niba murusha. ntabwo ugereranyije wo kubibona ubona umurusha ubwenge cyangwa ubona kurusha ubwenge? ngereranyije mbona nta bwenge afite ubwo ufite ubwenge ntabwo wakora ibintu nka biriya. urakoze cyane. hanyuma se nimba nta bwenge afite mukaba wangiye kirekire ubona ko Erika nta bwenge afite ubundi wamuretse ariko ubundi uri umusazi. ubundi zakuna n'umutagira kuba nta bwenge afite none zakuna n'umutagira ubwenge muhe buryo nese umuntu utagira ubwenge ntabwo ushaka kumukontorora ukamwereka inzira agomba kugendamo kandi bigakura. kanyuma kutayimwereka se kandi mu bana ntarabanye muha muri kumwe umunsi ku wundi murasohokana muha muri kumwe paka yarugi nejo bundi ngira gutya twe turi kumwe cyangwa yarari kumwe nawe mwari muri kumwe nase ntabwo ubundi wowe washanga niba dusangira hanga ntabwo warahanga ninjo niba naraje turimo dusangira nimwari kumwe n'abandi bantu barahanga ntuhatinze waragiye. none se ko nagiye ko namugusigiye mu gihe nahariwe nawe ugomba kumberaho nari. urakoze cyane ngomba kuberaho ko wavuze ngo uri umubyeyi wacu uzajya udufasha muri buri kimwe utumariye iki? nta kintu mbamariye mu gihe udashoboye none se wavuze atereke yaciye nta n'ikintu waba umariye. none se ngube nese ngufashe kintu mugufasha mu buryo mu kabyara ugomba kumuyobora ukamugira inama. wowe ukora iki? njye ibyo nkora birahagije ndabizi ariko kuba muri kumwubura bwose ndabizi niwe abukurikiza. ndiyo uriyo nyine guteze neza ndiyo neza kubera ko nyine Gate ushaka kunsembura kamere ushaka kunsembura kamere no kundakaza ugira ibintu ugomba kuvuga no kugira naho garukira. oyi ibyo birakureba shafi mbabarira. tujye twubahana nimba umbajije umuntu nkakubwira ntisinza aho ari nawe ubwawe murakundana sibyo? ubwawe murakundana ugomba kubanza kumenya aho ari ngo ni mukontore ngo nimubwire ngo buri kimwe cyose ngo mukontore mubwire buri kimwe cyose mukontore neza uranyishyura ndamucunga n'uruhinja rwo gucunga umuntu uje kunyanyishyura imyaka 20 n'ingahe ariko ndinda nkwishyuramo ibiki ko kuri inshuti yacu. none urabyemeye ko inshuti yanyu urabyemeye none ko inshuti yanyu ese yuza kumva ko yuza kubona ko ndi ikirara da dufata ko wemeye ko ndi ikirara kuki wemeye ko ndi ikirara kuvuga ati gibuze uyu mwana wanjye nkunda mugabo wanjye nkunda kandi nuba kandi nemera neza nta kibazo wibana na shafi ni mubi sibyo? byibuze icyo kintu wari kukimanaginga kuki utabivuga ati gibuze uyu muntu ntago mbikeneye ko babana ukemera ko tubana kandi ikirara. ariko shafi jya mbabarira ngo kukimanaginga mu ruhande rumwe uri mwiza urundi ukaba mubi. none se nka buri ujya kumubwira ngo niyaturavuge avuge ko ari ikiremba. reka mbanze mubwire reka mbigarure ukuntu uri mubi. iyo umubwira ngo aturuvuge imbere y'abantu kuri ikiremba kumwicaza ukamubwira ati ibi ngibi si byo kuzana abakobwa hano simbyemera n'iwanjye yabirenga akabazana. icyo ngicyo ni bya bindi byo kugira gute byo kubangamira uburenganzira bwa ntanga ari ukubangama uburenganzira bwa muntu. none se Gate nzamubwire nawe ntiwemere kuza hano? njye sinemere kuza hano se ko nge dukundana ubizi abandi abazana aba yarabonye undi ku ruhande azajya musanga iyari kubera icyo wataza akambwa bwa buraya bwawe si ubyivugiye se ntubyivugiye aba yambwiye ko mutakiri kumwe urabushyigikiye nyine aba yambwiye ko mutakiri kumwe tutakiri kumwe wabimenya wabimenya ko tutakiri kumwe nazanga nabikumenyesha. waba ugiye gutanga amatangazo se nayaguhereza se hari icyacu utazi guhera kuri A kugeza nese vano rya itaba sister wawe nese ko itaba anza witabe rwose. allo oui anza witabe iyo ngiyo ya kabiri ndi mu kiganiro uretse
So ni mama Honorine. So urumva wajya umenya ibintu banza kuvuga nimba se mutari kumwe, nimba uwo muntu yazanye ahubwo banza umenye ngo ese umuntu bari kumwe ninde. ngaho reka tureke no kuvuga amagambo menshi, tureke no gukomeza dutongana. Ndacyagusubiza, nta kibazo banza ubivuge, ndagusubiza ku kindi, nta kibazo ndagusubiza ku kindi urimo uvuga. Ngusubize hose gisubize. Okay, hari icyo waruvuze ngo ndi umuhemu uko yagiye kuvugira imbere y'abantu ngo ni ikiremba, sibyo? Tujye tuvugisha ukuri, ni wowe ku ibintu bwambaye babanje kubyivugira. Mbabarira uvuga ngo iko muri ngo nta mitara mukandagiye, kuvuga ngo umuntu nta mitara mukandagiye ntabwo byivugira iryo jambo. Ariko kuba nararivuze ujya kunonosera ibintu unonosera, ariko byari ibyo, ariko nibyo wavugaga, ariko nibyo gatinya Imana. Yesu we wavuga iki? Vuga ngo nizina ry'Imana si. Vuga ngo nizina ry'Imana si. Vuga ngo nizina ry'Imana. Kiragiye twe twakamenye ikibazo Erika afite. Wakimenye gute? Byaje ku Shafi. Oya reka tuge. Nyine hebretse cyagiye mari utaramenye ikibazo Erika afite. Wakimenye utaho kanako tukumve. Wakimenye ute? Ntusimbuke. Ibyo ngi Shafi kuba oya ntuwasimbuke. Ntuwasimbuka kantu kagumeho. Ndasimbuka cyane kubera ko oya wihasimbuka. Cyagiye mari mutaramenye cyagiye utaramenye ikibazo Erika afite. Sinari nakakimenye nagira ngo tuzure kere gukomeza umbaza. Nge na Erike ngo Erike mwararyamanye. Ibyo rese nari mbikeneye gukomeza kubyumva amatwi yanjye. Nyuma uko ikibazo naje kukimenya. Erike ntimwaryamanye. Ntango biraba. Hanyuma kimenye ute? Kugira ngo n'abantu babe clair wakimenye. Nyine wakimenye. Jewe Erike ukuntu ikibazo cyaje kumenyekana. Byose urabizi ko byaciye. Ntabyo nzi. Kimbwira. Nese Erike uburemba yabutewe n'iki? Si imanuka. Nyine wakimenye ute? Nese nyine kwa muganga imanuka yimenyeje bundi. Imanuka yimenyeje bundi. Nese umuganga n'usobanura umurwayi. Umuganga n'usobanura icyo umurwayi arwaye cyangwa n'umurwayi banza gusobanura muganga icyo umurwayi yumva ameze. We nkubwiye ko ibintu byose byamenyekanye nyuma y'iri yamanuka. Inde? Ibintu byose by'uko Erika arwaye bikagenda kuri yakose menya ko byamenyekanye. Nese imanuka Erika yabaye ryari? Ngo moteri ngo mugwa hejuru. Ngo moteri mugwa hejuru. Yamuguyeho nyine. None se gati tuvugishwe reka tusubire inyuma gatoya. Erika ntimwabanye. Twarabanye. Ntimwararanye. Twarararanye. Ku buriri bumwe. Cyane. Muri bed cover imwe. Ntimwararanye. Gati tubwizanye ukuri. Murarana iyo umuntu wumva ko umubiri ufunction ukora urabyumva. Wumva ngo umubiri ari gukora akantu kansubize ko warakoraga mbere yo kwimanuka iba. Warakoraga mbere yo kwimanuka iba. None se gato tugaruka inyuma. Ko mwabangiye kirenze nk'umwaka n'imyaka ingahe mu bana. Iwanyu bari babizi. Cyane. Ko mu bana. Nese bari bazi ko murarana. Ibyo se ni ngombwa ko babiri. Okay, urakoze cyane. Mwe mwari muzi ko mwe mwararanaga. Ni iyihe mpamvu mbere ko atakora impanuka mutaryamanye? Izo ni impamvu zacu kandi twabicemo tubivuga igihe kirekire. Urakoze cyane. Ibyo tubyihoreye. Ndagaruka inyuma. Nzabikubaza nkubaje inshuro nyinshi. Ni iyihe mpamvu wongera isi umuntu ashaka kugira ngo ufatishe yatumye Erika umureka nyamukuru ukisangira rugo? Wowe na rugo mwaje byaje kurangira. Unsubize ku kantu gatoya. Mbabarira cyane. Mbabarira wizana rugo ahangaha umbabarire. Ntago muzanye nagatekerezo nimo ngo. Agatekerezo k'iki ko buri kimwe kizi uransubiza inyuma ujya kunsubiza muri izo story kubera iki? None se urugo ntimwigeze muryamana? Ati hoye. Ntango byabaye. Wigeze udufata? Ayiwe, ntago nigeze bafata. None kutamfashe so. Naje mubyutse ndi kumwe na Erika. Tubyutse se ubwirwa n'iki ko twe tubyutse. Wenda twe tunicaye aho ngaho turimo gufata umuyaga. Wambaye isiyumi. Cyane. Nta kibazo kindi. Nta kibazo kindi. Ese reka mubaze. Wabo murarana bose ku buriri bumwe mukiyorosana. Bose niko mukora ibintu. Oya. None ariko igituma ntumuntu dukundana nkajya ku wundi. Waba wabyutse utaryamye. Bishobora kuba yaguteye stress mwapfuye ibintu runaka bigatuma uvuga ati reka nje kuruhura mu bwonko. Sibyo? Niki? Ndi mu kazi. Ndi kuganira n'umushyitsi. Urumva? Ni iyihe mpamvu mu by'ukuri? Nta mpamvu Shafi, ibyo tubyihorere winjyana mu bintu byinshi. Icyo nyeneye nuko mbona ese kunjungira telefone. Nigise gute kwishyira nkare umuntu guhamagaye. Hari ikibazo kindi ngize. Kure umuntu guhamagaza muri ikibazo. Nabwo ni ikibazo. Icyo musaba nuko wamamagarira Erike. Icyo ngusaba nanye icyo kibazo mbwire nyenda cyumva.
ari njye nawe na Eric n'uzanye na Eric cyane twese uko birinda cyeka yuko urungano tumaze kumenyanaho twese rujya kungana uko ntabwo nigeze mbyamana nawe mu buriri we murazanye kuri ariko mwabanye mu yego ariko uri umugore we nese niba ndi umugore we wagomba kumenya aho ari ukanamuvugisha ese wagerageje uramuhamagara okay Shafi reka ngende urimo kwanga kunyuma reka nze mbyikurikirane oya buretse ko tuganire dufate iminota nk'icumi twiganirire dufate icyemezo tugane nk'iminota nk'icumi rwose uragenda ntugire n'inama tugana turafata uri mu mwanzuro kari nta mpamvu yo namini gatesi nta mpamvu yo kugira ngo byibuze mani tujye duhora duserera dupfa umuntu umwe njye nikamugira inama mu by'ukuri Eric wageze umuhamagara ntawe namagaye kuko nta mayinite mfite ni kibazo cy'amayinite icyo cyo ntabwo nyemera kuko ufite amafaranga ndabizi neza ko ufite amafaranga se nyafite wabuze amayinite hari nta mayinite arimo ngo izina ry'Imana harimo nta mayinite arimo ndahize ukuri kw'Imana amenya ko nta shiramo hano kana kanyenyeri ntabyo nshyiramo nyoreza amayinite ngo ukeneye ko mpamagara Eric kati wabuze amayinite nayabuze wabonye transport hano kureba Eric ubura amayinite uzi ko naje na transport naje n'amaguru hanyuma sashe kumuhamagara umubaze iki aze tungira ibyo mvuga nonawe ansobanurira ibintu asigaye ibirirwa bashyira hanze yicaranye n'abakobwa n'amaboxa mu birere nta n'isoni ansebya ngo zisoni akuze Shafi ari ngiye bibayeho ibiki nyifotozanya n'umusore ngo nyine nawe bishyire mu gaciro birere hashya yanaguhitana none kucyumva yuko nge hashya yanahitana nge navuga ugatera hejuru ukamushyigikira ati reka ntabwo ngiye mu gikiye biriya bintu ntabwo ari na sawa rwose nkubwije ukuri ko biriya ntabwo ari sawa ariko nimba ntabwo ari sawa ntabwo namushyigikira pe ariko n'abandi bantu video ndazo bimeze reka nkubwire ikintu kimwe wenda gihari sibyo mu by'ukuri wenda n'abandi video baraza kuyibona mu by'ukuri ntabwo byiyubashye pe ariko narebye nimba hari video n'abantu bakaza kureba video bakaza bakayanaliza Eric bamufasha bamutunguye urabona ko yafashe video Eric biramutungura arikanga amaruna box kuko yaramutunga ahubwo twakwibaza uwo mukobwa yashaka iki nimba video yaragiye hanze kandi video ntabwo yigirira hanze kumutungura nawe mutunguye kuki atahise ava muri video nagakomeza akaririmba akifatanya nawe icyo nacyo ni ikibazo wayibonye turayisubiramo mutunguye ako nawe mbango yafata video yarasebye urabona ko Eric yasebye iki se yagize isoni sinzi ni mubira ko yagize isoni kumudefanda ntabwo ari kumudefanda ngo ndavuga ibi video yakoze ntabwo ari sawa nawe urabona ko yagize isoni none iki ngaho nawe umubyeyi ungira inama nkora iki mugira inama rero ikintu gibuze gukora Eric azi ko video wayibonye ntabyaze ngiye kubaza kandi mbwiza ukuri video wayibonye nakubwiye ko nayikuye muri groupe yandese groupe irimo Eric se ayirimo bayoherezamo ninde wayohereje ni inshuti ye ni Eric wayoherejemo sinzi okay Eric nimero gusa si sevinze muri phone yanjye okay hanyuma si yo nimero wabonye yoherezamo Eric yabonye ko iyo video irimo simbizi niba yarabibonye hanyuma se hashize kingana iki video uyibonye kugira ngo tujye dufata impu zombi icyumweru giciye urakoze cyane nta cyumweru gishizemo iyi video uyibonye se mwaravuga nyuma iyi video kimana kuyibona sindavugana nawe kuva ino video nyibona ubashize icyumweru mutavugana kirashize cyane good none se ntabwo ugeze guhamagara ntango yamamagaye ntigeze guhamagara wese waramuhamagaye nanjye sinamuhamagaye niyo mpamvu navuze ngo reka nze hano mutunguye ndebe yuko ibi bintu asigaye yikora yaba kibirimo ndaguye igisubizo ntabwo ugeze umuhamagara nawe ntiyaguhamagaye mbere yuko wenda iyi video isohoka mwavuganaga buri munsi mwavuganaga buri munsi none se kuki utirengagije wenda ngumwere ko utayibonye umuhamagare nta kibazo uzamugo gitumumaze by'iyi video nuburakari wagize numujinya niki reka mubwire uranze uko nenge sinjya nshobora kuryarya umuntu ngo nge mubeshye nigira uko nari sinshobora ngomba kukubwiza ukuri ukamenya ibintu bikava mu nzira ntabyo kukubeshya ngo nze mwishemo nguvugishe nzi ko hari ikintu kimbaje ku mutima ibyo sinshaka kubikora nawe arakuze ko kamera uyigira arabizi ntago yaba arakitse ko video warayibonye ashaka kuba yarabiketse akabari nazo so nagira zo gutuma zituma tamamagara kandi nawe ntigeze umuhamagara nanjye naramwihoreye kuri WhatsApp nigeze umwandikira nibishoboka ntabwo yigeze kwandikira nawe wapi utageze ko impamvu ari iyihe ashaka kuba kubera ko groupe tuyihuriyemo ashaka kuba yarabimenya akavuga ati icyo nzi cyo gatese yarabimenya muri groupe se uravuga
sinigeze mvuga nyibone no video ntabwo ngiye kuvuga waravuga se nawe ntabwo yigeze avuga hanyuma se muri groupe murimo abantu benshi nk'abangara turi benshi muri benshi hari abantu se bakomanse kuri iyo video kigimara kugeramo comment zabaye nyinshi cyane n'abandi bagenda bapostinga ku ruhande bashyira status ngo comment mpamvu ikibazo nacyumvise nayimenye no kuvuga ngo Erika yabonye abantu bakomanse aravuga ati bibese gatesi yayimenya aranyica ntakubeshye iyo video nge ntabwo narinzi ariko gusa yambwiye ko yakoze amabara ese naye mabara ngo shanga uzayumva ibyo gusa video nyibonye gutyo ngo yakoze amabara ntabwo ibyo video narigeze ntabwo narinyize gose pe yambwiye ko yakoze amabara iyo video ntayo narinzi ariko mu byukuri tubane turebe se turabihandurira cyo kibazo turagihandurira gute none se nimuhura urumva wamubaza iki ni cyumva ushaka kuki ngiye nyeneye kumubaza impamvu akora bino bintu nta n'ikindi kintu kwita bimaje se mwandike kuri telefone nta mpamvu yo kumubaza mwandike telefone buri yasi nziza kandi phone ntabwo ikemura ibibazo ngiye nyeneye kumubaza nyuma yo kumuvuza ngamuvuza indwara byose ibyo agomba kunyitura niba ari ibingibi kose biranababaje byo birababaje niba akeneye gukora uburaya abukore ngiye wandekanye bagirwe amenye ibye nanjye menye ibyanjye kandi azabikubwira imbere yawe neza ariko urumva afite impamyo yo gukora uburaya ndabizi se neza umuntu batangiye gufata ahubwo se Eric mugani wawe niba afite ubwenge niba atekereza simbizi umuntu muzima amufata video akareka bakanayisevinga neza ukungu ameze kuriya akabishyigikira asika afite umukunzi shyira mu gaciro nawe ari wowe nk'umukunzi wawe ukagenda ukikora ibi bintu uri kumwe n'undi mukobwa ubwo se abifata ate igihe cyose mubona ngo gatesi narasaze ni inshuro se ubu ngubu narasaze aho uri mukuri none se nagusobanura wese we ku mutima wawe cyangwa se mutwe wawe urimo uratekereza gukora iki ngicyo nyene ni ukumubaza niba akeneye gukora uburaya abukore wenyine andeka bagirwe ko twanamenyanye none se nimba yakiza agashaka kubaruha ya nyine ubwo wenda nimba wenda we ntabwo yarakubwiye nyine ugasanga wenda ntimuhuza asanga wenda wowe Shafi reka ngende nta magambo yagombwe ndumva utangiye ese mugize gute reka ngende nyine niba ari ruhaya se ubundi ko mubana yabuzwa n'iki kuba ruhaya mu gihe uvuga ngo sinamubuza ngo kuza ngo bose ngo nzakubuze kuzana ibyo twaganiraga yumvishe nyine banza wumve dukemura ikibazo maguru mashya gufasha iki icyo ugomba kumfasha ni ukumenyera Eric igihe azagarukira hano uzahita umamagara Eric arahari ari hehe kuki wamumishe bwabo rayishyigikira kuki wamumishe nicyo ngubaza ariko ntabwo ari hano ngo mumamagarire aze hano Eric ari wawe yambwiye yuko ashobora kujya iwabo ari ibintu agiye kuzana ariko abanje gusanya n'abajama ejo bari kumwe n'abajama nyine arambwa ate ko ashobora kurara mu rugo cyangwa arakora abo bajama peut-être hamwe muri abo ngabasha kuba ari iwabo cyangwa se bari kuri abo bajama ariko ejo ashobora kuzaba ari hano ko afite ibintu agomba gushutinga hari umutipe bakorana basigaye bakorana witwa Pasi sinzi ibintu basigaye bakorana mu bintu by'ibiganiro biri aho ngaho na Miss bita ngo uraba igisonga cya Miss ninde nawe numabona uzavuga ngo iki n'iki witwa Darina ninde ntabyo nzi niwe bakorana nyine mu kiganiro bakorana na Darina rero reka nigendere ngewe Shafi mfite n'ibindi byinshi byo gukora wowe nubona agarutse hano uzamamagare ngewe nze ngira ibyo mvugana ejo azaboneka nge nta gihe nyifite cyo guta waje se nimugoroba saa 10 nta kibazo nese basigiye ufite umutima utuje nta kibazo nyine kamanze nkubwire nimubona basi ntuzamurakarira ngiye murakarira ntanga ibyo mbiri ese ukunda Eric ntanga ibyo mbiri mu babarira niba mukunda ninjye mbizi ibyo byihorere Shafi icyo nyeneye nuko nagera hano uzamamagara irashaka muzaganire ko numva nta mutima mubi uretse gato ahubwo se ko nyandikiye
Ahanyandikiye. Akwereka nawe maze nk'ikigoryi we. Reka ndebye binakwandikiye. Do. Soma. Ngiye. Ngo manda uriho musenze nkurebe. Ese ko mbaje kumwiguriza. Mubwira se. Biki? Manda uriho musenze nkurebe. Nese kanga ngambaza gute kandi ngumwe nagomba kuzana. Cya kibazo se cyo mu mutwe sinzi tubona afite. Nese nafite urufunguzo rw'inzu. Simbizi ikibazo afite. Nese ko yandike message mu mani we. Kumva n'ubwo yaracanganye ikibi byarimo nta. Ngwino nta kibazo. Nta kibazo. Nese ubundi azaza kambaza. Ngwino nta kibazo ndahari. Nta kibazo ndahari. Hari nakongera hose mungu. Namwe ngwino nta kibazo ndahari. Tumutegereze. Shafire kangende. Oyi. Nge nzazejo. Nta kibazo. Unaye naza bwo ndamubwira nyine ko tuzabona ejo. Kaganira nta kibazo kindi gihari. Mubwire se ko wageze hano. Niwe wimubwira. Wowe nazo uzamamagare. Ngicyo gukora ninjye nyize. Reka ngende wowe kandi umfashe umbere imfura. Niba ubona ko ibintu yakoze atari byo umamagare. Niba umushyigikiye mu buraya bwawe. Kandi ngwe ngo ntago ari byo. Ibyo yakoze ntago ari byo. Enda hano. Ariko nukomeza kugenda urakaye. Nta mwanya mfite wo kurakara, ibyo byose byararangiye. Ibintu by'inkundo arimo nashatse yanabireka. Ubundi urukundo ni iki? Ubundi abahanga baravuga ubundi urukundo ni iki? Definition y'urukundo ubundi ni iyi. Mwe mufata gute urukundo? Mu definisa gute urukundo? Urukundo mu definisa gute? Nimba ari ukurindagira ko ubwonko ni iki ubundi urukundo? Urukundo ni iki? Ku buryo umuntu avuye undi induru zikavuga ngo posinze iki n'iki ngo posinze iki ubwo se namwe mujye mu ruca guys. Ariko abakobwa baragwira. Ariko n'abahungu nabo ntiboroshye. Se Eric Rese umusazi. Video turebe. Fikigoryi. Urufunguzo rwanjye narusize mu nzu tu. Nese Shairike we urize zenge kweli nta kundi nyine. Anyway guys nyagasana kuza duhana umugisha nyine iyo byanze nyine biba byanze iyo kundo nyine rwanze biba rwanze ariko mbo ikibazo cyavutse niyo bagomba kugikemura hagati yabo. GATESI araba birumvikana n'undi wese yababara by'umwihariko turi abantu twese turakosa ariko hagati yabo nigomba kumenya impamvu bakamenya n'ukuri nyir'ubwite yakora ikosa nyine agasobanura ikosa bati nabikoze impamvu nabikoze ni ibingi burya mu rukundo nta kintu kidashoboka habamo kubabarirana habamo no kwizerana hakamo no koroherana muri rusange kugira ngo urukundo rutere imbere ntawe udakosa. Na Paul yabivuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere twese turi abantu umuntu ashobora gukosa ariko icy'ingenzi gukosa ntabwo ari bibi ahubwo ikibi no gusubira muri rya kosa uba wakoze. Urukundo ruriho kandi n'abantu bariho kandi bagomba gukundana by'umwihariko kuko udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Byaboneka muri Yohani wa mbere 4 umurongo wa 8. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo by'umwihariko uwo ni umurongo wakuyoboka kandi ukagufasha by'umwihariko umunsi ku munsi. Twese turakunda tujya mu rukundo nta numwe utajya mu rukundo ariko kugira ngo umuntu arurambemo bisaba kwihanganira ibigeragezo bisaba kwihangana by'umwihariko. So ntabwo navaho GATESI atababaye bibaho mu rukundo aho kugira ngo byibuza komere mu rukundo ntugomba kwihangana. Kwihangana biza turakora Eric ko ngomba gusaba imbabazi cyangwa se akagira ibyo babiganiraho wenda cyangwa ntabwo tubizi kuko ibintu bigomba kugenda navuga ngo nyagasana muza duhana umugisha ndabakunda birenze ko mu bitekerezo biganiro byacu nakagaruka ndabakunda cyane kandi ndetse filime Gashugi imeze neza kugeza isaha ejo muzayibona nta kibazo na kimwe kwa Eric na GATESI nabo n'ibingo tuzayibagezaho. Filime Gashugi imeze neza cyane kuwa 4 no kuwa 7 muzanya muyibona nyuma ya saa sita. Nyagasana muza duhana umugisha mukomeze mugire ibihe byiza ndabakunda bye bye. Gashugi